tugushimiye ubuntu bwawe butagira akagero. Ntituramenya ko buririmba nk'uko buri, ntituramenya ko bubwiriza nk'uko buri, ariko muri ubwo buntu twarakize, twarababariwe, twaratsindishirijwe, turimo turezwa, dukomeje urugendo kandi tuzakubona amaso ku maso. Wanditse amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, watugize abana bawe, tuguhaye icyubahiro. Reka kubaho kwawe kutuganze, ni wowe wagira icyo ukora kandi kigakomera. Waravuze ngo ijambo ryawe uzariherekesha ibitangaza n'ibimenyetso. Reka rimanukane gukiza nyaguhora ku ngoma, urushye aruhuke, urwaye akire, ushobewe rimubera umucyo, uhagaze mu mayirabira nyaguhora ku ngoma yibaza niba agiye ibumoso cyangwa iburyo, yumva igisubizo mwami w'abami. Nubwo ibyo twaba twavuze byaba biterekeranye n'ikibazo cye, reka wowe ubivugiremo, yumva igisubizo cyawe. Ubutabazi bwawe bumanukira abera, abacogoye basubizwemo imbaraga, abananiwe bongerwemo imbaraga, abari babishwe n'iminyururu y'icyaha icikagurike mu izina ryawe Yesu, maze twese tubere kuguhesha icyubahiro. Urakoze rero kubw'umugisha wo kongera gusangira n'abera ijambo ryawe. Ngwino unyigishanye nabo mwami w'abami, twese tugutegeye amaboko, tuguhanze amaso, imitima yacu iragukinguriwe. Ni wowe dushaka, nta wundi twifuza. Ngwino ugaragare mu buzima bwacu, ngwino ugaragare mu byacu, ngwino ugaragare mu itorero ryawe, ngwino ugaragare mu gihugu cyacu, ngwino ugaragare mu miryango yacu, ngwino wiheshe icyubahiro, ngwino wireherezeho benshi nyaguhora ku ngoma, ngwino ukize, ngwino ubohore, ngwino ugire neza, ngwino Uwiteka Mana nyiriga bucishe kugira neza kwawe imbere y'abagutegereje, imbere y'abakuzamuriye amaboko, imbere y'abagutakira, imbere y'abarimo kugushaka, imbere y'abiherereye hirya no hino, ari nta wundi bashaka, ari nta kindi bashaka, nta bundi buhungiro dufite butari wowe, nta wundi mutabazi, nta zindi mbaraga, nta wundi mukiza, ni wowe mwami w'abami. Urakoze papa, izina ryawe turihaye icyubahiro. Ni wigarurira imitima yacu, wigarurira ubwenge bwacu, icyatubuza kumva icyo tukwiriye kumva cyose cyamburwa imbaraga, maze tukumve nk'uko ushaka. Ngwaye akanwa kanjye, ngwaye umutima wanjye, ngwaye gutekereza kwanjye, ngwaye ibingize byose ngo biganzwe nawe nyaguhora ku ngoma, ibyanjye bibure, ibyawe ari byo bigaragazwa. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, muri amahoro. Umwami akwiyereke, akwihishurire, ni muzima, arafatika kandi abasha kubana nawe ku giti cyawe. Imana iguhe umugisha. Turimo turiga inyigisho tumaze iminsi tuvugaho, twavuze cyangwa nahaye umutwe uvuga ngo ubuzima bwawe bwubatse he, ni uruhe rufatiro uhagazeho kugira ngo ibindi bikomerezeho, kuko iyo buteretse ahatariho umuntu yakwibeshya rwose. Imana itugirire ubuntu. Turimo twibaza rero aho ubuzima bwacu buhagaze cyangwa se urufatiro twubatsweho. Ni ngombwa cyane ko twita ku kumenya niba twaratangiye urugendo rwo kuzabana n'Imana mu ijuru, kuko mu by'ukuri destination finale y'abera yabizeye Kristo nuko tuzabana n'Imana mu ijuru. Nukuri Imana itugira neza tukiri nahangaha, isubiza gusenga kw'ibyifuzo bitandukanye tugirira nahangaha, itumara imbeho y'ubuzima, iraduhembura, itwuzuza amahoro. Nukuri Yesu yaratubwiye ngo ari kumwe natwe, aduha amahoro atandukanye nuko isi yatanga. Nukuri Yesu arafatika mu buzima bwacu uyu munsi, ariko aho tugana ni hakurya y'ubu buzima, nuko uzabana n'Imana mu ijuru. Byaba ari akaga rero icyo ngicyo utagitekerejeho, ugafatira ku byina ahangaha byiza nabyo bihaboneka, ariko ukibagirwa aho tugana. Muri make ubuzima bwawe bwaba buteretse cyangwa bwubatse ahantu hatariho. Twamaze iminsi rero twibaza kugira ngo tumenye neza niba kuko turi mu nzira ituganisha kuzabana n'Imana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Twabivuzeho, nagusaba niba ari ubwa mbere ubanye natwe ko waza gusubira inyuma ukabyumva, ngira ngo niyigishe 3 zabanje ukabyumva, kugira ngo niba ngibi tugiye kuvuga uyu munsi ubyumve, utazumva igice. Imana ishimwe cyane. Bihera ahantu heza kandi horoshye iyo umwuka w'Imana amuritse mu mitima yacu. Iyo umwuka w'Imana amuritse mu mitima yacu, turatsindwa tukamenya ko turi abanyabyaha. Ibyo ngibyo biba ku muntu wavukiye mu rusengero, reka bariko mvuga, bikaba ku mupagani utaragize ahurira n'ijambo ry'Imana, n'umwana wavutse bamujyana mu rusengero agifite umwaka umwe 2 3 agakura muri Sunday school, agakomeza bwa buzima bwose bwo mu rusengero. Nawe agira umunsi umwuka w'Imana murika mu buzima bwe, bitandukanye n'imirimo yose yakoze mu rusengero, agatsindwa akamenya ko ari umunyacyaha, akihana nawe akababarirwa. Ibyo rero biba kuba mu rusengero, wakuze yubahiriza imihango yose yo mu rusengero n'imigenzo yaho imyiza n'indi yose yaba ari y'idini. Ibyo biba kuri uwo mwana cyangwa kuri uwo muntu wabikuremo, bikaba no ku mupagani rwimbi utarigeze agira aho ahurira n'amagambo y'Imana. Twese n'iryo tangiriro. Ibyo rero bikubera byiza kubyibazaho. Niba waragize umugisha
kandi mboneho no gusaba ababyeyi bagize umugisha wo gukizwa, toza abana bawe inzira y'Imana hakiri kare, aho kugira ngo basomere utugani tutabaho tw'amamita atabaho ngo nuko byavuye mu mashuri. Basomere Bibiliya, buri abana bahawe ubushobozi bwo kumva amagambo y'Imana. Basomere Bibiliya, abamaze kumenya gusoma yibasomeshe, mutangire ku gice kimwe mukurikizeho ikindi, bizabagirira umumaro. Wituma abana bawe nabo bazahura n'Imana bakuze nk'uko wowe wahuye nayo ukuze, kandi wowe waragira umugisha wo kuba ufite amagambo y'Imana uyu munsi. Shyira icyo gicaniro cyo kwiga ijambo ry'Imana mu rugo rwawe. Ushobora kwibaza ngo sinzabibwirwa n'iki? Muzasomera hamwe, muzadiscoveringira hamwe, muzabimenyera hamwe ko umwuka w'Imana ntazabasiga. Icyo navugaga rero nshuti y'Imana, iyo umwuka w'Imana amuritse mu mitima yacu turatsindwa, waba waravukiye hafi y'ahavugwa iby'Imana, waba utarigeze wegerana nabyo. Itangiro ryacu rirasa. Icyakora abagize umugisha wo kuba mu magambo y'Imana, hari ukuntu biba byarabahaye inyifato y'inyuma mu buzima y'ikinyabupfura, yewe ikanabarinda n'ibyaha bimwe na bimwe na bimwe, ikabarinda ibyaha, ikabarinda gushayisha, kuko ijambo ry'Imana ntago ripfa ubusa. Ikindi iyo bagize umugisha nabo bagakizwa, bagahura n'umwuka w'Imana ukamurika mu mitima yabo, bo babasha kuba bafite amagambo y'Imana. Icyo gihe wenda yari inyuguti, none agahinduka ubuzima, bitandukanye n'umuntu bisanga birimo ubusa. Ariko bombi burya barimbuka kimwe badaciye muri uru rugendo turimo tuvuga. Uyu mwuka w'Imana rero bwa mbere yakiza arabanza akagutsinda, niko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Reka duse nk'ababisubiramo gakeya dukoresha imirongo imwe twakoresheje ariko tutabitindaho, kugira ngo tuvuge n'icyo tugomba kuvuga uyu munsi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 kugeza ku 9. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 wa 9. Ngenda koresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo kandi naza, uwo ni umwuka wera, ni umwuka w'Imana, ni Imana muri twe. Kandi naza azemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo, no ku byerekeye gutunganira Imana, no ku byerekeye urubanza. Azabemeza ibyerekeye icyaha cyabo kuko batanyemeye. Nkunda Bibiliya. Ntago azabemeza iby'icyaha cyabo kubera imirimo y'ibyaha bakoze cyangwa ibimenyetso by'ibyaha cyangwa amasentome y'ibyaha, kuko batemeye umwana w'Imana n'icyo yakoze ku musaraba, nicyo cyaha cya mbere kibatsinda. Birya bindi byose ni amashami. Kandi naza azemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo, no ku byerekeye gutunganira Imana, no ku byerekeye urubanza. Baratsinzwe hose. Baratsinzwe ku bigendanye n'icyaha, baratsinzwe ku gutunganira Imana ntibabibashije, baratsinzwe ko n'urubanza rwarabatsinze nubwo batarahagarara imbere y'intebe y'Imana, kuko barabo kurimbuka. Ngo azabemeza ibyerekeye icyaha kuko batanyemeye, kuko batemeye umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntatwemeza icyaha rero Mwuka Wera habera mwiza, ntatwemeza icyaha nk'umucamanza, nk'udushinja. Urabona iyo turimo twebwe tuburana n'abantu, tuba dushaka kubemeza ibyo bakoze, hanyuma bakamenya ko ari abanyabyaha, bikagarukiraho nyine twebwe tukaba turatsinze, tukumva tuguwe neza. Ntago Mwuka Wera ari uko nguko ameze. Ni mwiza, ni mwiza. Tuzarinda tujya mu ijuru turamenya kumuvuga uko ari. Akwemeza iby'icyaha atagushinja, akwemeza iby'icyaha abiherekeresha ubuntu buguhereza kwemera icyo Yesu yakoze ku musaraba, ugatsindishirizwa, ukababarirwa. Imana ishimwe cyane. Nta gushinja rero nk'umucamanza, ahubwo akwemeza icyaha kugira ngo bye kugarukiraho, ahubwo umurimo icyo gihe ubutangiye mu mutima wawe, wa murimo uduhesha ubuntu budukiza. Imana ishimwe cyane. Umuntu ushinja, niyo twatangiye urugendo kwa kundi ducumura ku Mana, umuntu ushinja akajya avuga ati he urahera he, uregera Imana, urasenga ute? Ubuse nawe wasenga, nawe se urakwiriye? Uwo ni Satani. Iryo jwi ni irya Satani. Iryo rikuye ati ntabwo uri bwemerwa, uragaruka imbere y'Imana gute? Nibyo wakoze, ibyo wasezeranye kutazongera wongeye. Uwo ni Satani. Ariko Mwuka Wera arakubwira ati mwana wanjye wasitaye, ongera ubyuke dukomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Uko rero niko yaje mu buzima bwacu, atatwemeza nk'abashinjacyaha, ahubwo hari hatangiye umurimo kugira ngo dutsindwe, kuko nko twabivuzeho ntihatsindishirizwa umuntu utatsinzwe. Twagizwe abere atari uko twabaye abere, ahubwo twatsinzwe kwera kutarigeza ko icyaha kutubarwaho. Imana ishimwe cyane. Ntago tubisubiramo mu buryo burambuye, twarabivuze mu buryo burambuye, wasubira inyuma. Rero ntago twemeza icyaha ngo bigarukiraho, ahubwo umurimo ubutangiye mu mitima yacu wo kuduhereza bwa buntu bukiza. Turabisanga mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Uyu murongo uraryoshye, wari ukwiye kuwufata mu mutwe, cyane cyane wowe waciye muri uru rugendo ariko ugahora wumva hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ubabarirwe. No. Ibyo twuzuzwa n'ubuzima bwo kwezwa tuvuga n'ibyo tugiye kuvuga uyu munsi bwo gutunganywa, ibyo bikorerwa abamaze kwakira uyu murimo. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu.
mwakijijwe n'ubuntu. Ubuntu nshuti z'Imana tuzarinda tujya kwikubita imbere ya Yesu tutaramenya kubusobanura nk'uko buri, kuko ubuntu ni igitangaza. Ubuntu ntitwabasha kubwumva kuko turi abantu basaba abantu amakondisiyo. Yewe n'abana bacu iyo babaye abambere mwishi twumva twabakunze kurushaho, iyo bakoze ibintu bituma tuba proud yabo twumva hari ukuntu bigenze neza. Muri make umurimo w'ubuntu ntago twawumva 100% twumvaho gake, kuko turi abantu bakundira abantu ibintu runaka. Iyo umuntu anyuranye n'ibyo washakaga wumva hari akantu kagabanutse. Niko turi nshuti z'Imana. Ariko uyu Yesu wadukunze, Imana ishimwe cyane, ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Nta ruhare ntacyo wakoze ngo uboneke nk'utunganye none Imana ikwemere. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Imana ishimwe cyane. Ntibyavuye ku murimo uwo ari wo wose kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Niyo mpamvu umuntu avukiye mu idini agakorera ya mirimo twita yo gutunganira Imana, rimwe na rimwe bimubera umutego ntahure n'agakiza, kuko yibwira ko kubahiriza iminsi yo gusenga, kubahiriza iminsi yo guterana, gusoma ijambo ry'Imana, kuba mu masengesho no kwiriza n'ibindi byose, bira bintu byose dukora, akibwira yuko ibyo ngibyo ari byo byamuhesha kwemerwa n'Imana. Ndetse tuzumva rimwe na rimwe twagize ibyago tugapfusha abacu, tuzumva abantu bavuga ngo Imana izashyira ku munzani. Ntago Imana izashyira ku munzani kwera kwanjye ntigushobora gushyikira kwera kw'Imana, ariko kwera kutarigeza akora icyaha kwampinduye nanjye ukiranuka uwemewe imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku murimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Imana yari bize ko turi abantu birarira kandi bakunda kurushanwa. Nari kujya nkubwira ingenda kurusha ibi ndakurusha ibi. Ariko ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Imana ishimwe cyane. Uwo murimo rero w'ubuntu wakoretse muri twe, uwo murimo w'ubuntu wakoretse muri twe niwe ukomeza gukora umurimo muri twebwe, niwe utubyarira icyo twavuzeho cyitwa kwezwa. Ntago ufite intege nke ku buryo uduha gutsindishirizwa ngo ugarukira, ahubwo wuzuye imbaraga, wuzuye Kristo, wuzuye ubumana. Uwo murimo w'ubuntu ukorera muri twebwe ni nawe ukomereza muri twebwe kutubyarira kwezwa. Umuntu wese wagezwemo n'imbuto y'Imana, ikintu kimubaho nuko ahita yifuza gutunganira Imana atarabibasha, agifite byinshi bimutega, ariko umutima we wifuza gutungana. Niyo yagize ibyago hagati mu rugendo agasitara, ikizabikubwira umutima ubabazwa nuko yongeye guhemukira Imana. Ibyo rero bita bikwereka ko niba upanga ibyaha nkana, ugatega imitego abantu nkana, ugapanga ibihendo by'ibyaha, ibyo bikwereka ko uyu murimo w'ubuntu utarakorerwa mu buzima bwawe. Kandi amaboko ya Yesu arakuramburi anytime. Niba cyagisambo ku musaraba, Yesu yarakibwiye ngo mukanya turaza kubana muri paradizo. Ni cyari gifite amahirwe yo kumanuka hasi ngo ugiye gusaba abantu imbabazi, ariko ibyo bitwereka imbabazi z'Imana zitagira akagero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo murimo rero w'ubuntu wakoretse mu mitima yacu niwe utubyarira kwezwa, tubishobojwe n'ubwo buntu bwageze muri twe. Twarabibonye uyu murongo nawo nifuza ko wawufata mu mutwe mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 22. Wawufata mu mutwe bikoroheye kubera ko kuri 23 turawuzi benshi. Ndifuza ko wafata n'uyu nguyu wa 22. Haravuga ngo muri uru rwandiko Paulo n'ikitoro ry'i Roma 6:22, haravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, ni ukuvuga ngo abakorewe muri uyu murimo w'ubuntu, abagize umunsi Umwuka Wera yamuritse mu mitima yabo, bakamenya ko ari abanyacyaha kuko batizeye umwana w'Imana, bakakira ubu buntu bugakorera muri bo kubwo kwizera, bakahinduka abana b'Imana, bakimika Kristo mu mitima yabo. Uwo murimo warakomeje, urimo urakomeza, uracyakora ikindi mu buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo bakuwe munsi y'ububata bw'icyaha, bahindutse imbata za Kristo. Uyu ni wa murongo tubona nanone mu Baroma igice cya 8. Twavuye munsi y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, twagiye munsi y'itegeko ry'ubugingo rikorera muri Kristo Yesu. Uwo muntu wimuwe ashobora kuba kimeze nk'uko yari ameze atari yakizwa. Imana ishimwe cyane. Urugero, yakijijwe ari umujura, yakijijwe ari indaya, yakijijwe ari umunyabinyoma, yakijijwe ari umuntu wangana, yakijijwe afite ibyo bintu byose. Bikimeze gutyo buryo yimuwe, hanyuma kuko yimuwe mu isi y'umwuka, hari ibintu bigiye gukomeza muri we imbere. Uwo murimo wo kwezwa noneho ugiye kugaragazwa no mu migirire ye, no mu mibereho ye, ntaguma hasanzwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Baroma 6:22 akavuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, nari imbata y'icyaha, nari imbata ya Satani, nakoreraga munsi y'iryo tegeko ry'urupfu, yarantwaje igitugu. Niyo mpamvu umuntu yakora icyaha kongera akiyongeza. Sinzi mwebwe wenda bakijwe mukuze, ariko hari igisubiza amaso nyuma kajya weza atari ko ibi bintu nabikoreraga iki.
njyewe hari ibyaha nibaza ariko ibi nabikoreraga iki, ko mbona nta n'inyungu, ko mbona nta n'uburyohe, ko mbona, ariko wari imbata, twari imbata z'icyaha. Ariko iyo twaje muri Kristo Yesu ubwo bubata budukura. Niyo mpamvu gukora icyaha tubifitemo amahitamo. Imana itugirira ubuntu. Ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa. Muri make kwezwa ni urubuto rwera ku gutsindishirizwa. Imana ishimwe cyane. Kandi niba igiti cyatewe byanze bikunze kizera imbuto. Niba gutsindishirizwa byabibwe mu mutima w'umuntu byahageze, byanze bikunze azera imbuto zo kwezwa. Yego zizagwira bitewe n'uburyo nawe yitanga mu kwiyegurira umwuka w'Imana, mu kwiyegurira Yesu. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ya mirimo yose twita spiritual discipline, kwa kwiyegurira Imana, mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kwitoza gushyira ijambo ry'Imana mu ngiro, mu kwitoza gukiranukira Imana mu gatoya no mu kanini, mu guhakanira kamere yawe. Rega kamere gwete musubiza, ariko mwereka ariko ko nawe buryo bishoboye. Mu kuyihakanira uyima ibyirarikira, bizaguhindura uwera imbuto zo kwezwa nyinshi kuruta wenda uwo mwatangiriye rimwe mu rugendo utarimo gukora ibyo ngibyo. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Ni urugendo nshuti z'Imana, turimo turagenda tugana ubugingo buhoraho. Iyi mbuto yo kwezwa rero mwumvise ayikomoka. Ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba muri imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu zo kwezwa. Muri make kwezwa, urubuto rwo kwezwa, kugenda ndushaho gusa n'Imana, ruzera kubera ikintu cyakoretse mu mutima wanjye. Imana itugirire neza. Kandi ngo amaherezo yanjye, amaherezo yawe ni ubugingo buhora. Uwo muntu azabana n'Imana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Muri make rero kwezwa ni urugendo rwatangiriye mu gutsindwa kumenya uko ndi eta yanjye. Kuko iyo umuntu atarahura n'umwuka w'Imana avuga ati ariko ngiye nta n'ikibazo mfite, ariko se ko nta n'ibyaha nkora, kandi ko kashobora kuba ibyitwa ibyaha koko ntabyo akora, ariko umutima we ni umunyacyaha kuko yavukiye muri kamere y'icyaha, ntiyizeye icyo umwana w'Imana yakoze. Aho Imana yamurangiye umuti yanze kurebayo. Byanze bikunze rero ubumara bw'icyaha n'urupfu buzamwica. Bimeze nka kiriya kigereranyo twarakivuze, turakivuga kiri muri Yohane, kivuga ngo uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abariwe n'inzoka nibo barebaga ku nzoka bagakira. Ngo niko umwana w'Imana akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ninde wemera kureberaho ku giti cy'umuringa n'uwo ubumara bwamaze kwigiramo, n'uwo mwuka wera yamurikiye akavuga ati burya nyamara umunyabyaha, hamwe no kuba ufite ingeso nziza uzarimbuka, kuko ntiwigeze wimika umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu rero bibabaza kubera iki? Kuko mwirimbukiro hazabamo abantu batakoze ibyaha bikabije, byo twita ibyaha, bari bangeso nziza ariko banze kureba ku giti cy'umusaraba, banze solution Imana yatanze. Kuko Imana yisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Iri jambo mpora nivuga, ubupfu bw'ibibwirizwa biravuga ngo foolishness cyangwa folly, ibintu by'ubuswa nibyo Imana yisemo gukirisha abayizera. Ngo ntabwo yahisemo kubakirisha ubwenge bw'isi, niko yahisemo kubakiza. Igihe wibaza ngo ariko se Imana nta kundi yari kubigenza, uko nyine niko yabigenje. Yatanze umwana wayo yambara umubiri, kubera ko igihembo cy'icyaha cyari urupfu. Hagomba gupfa umuntu wambaye umubiri akajya mu cyimbo cyacu. Hanyuma kuko atigeze akora icyaha, urupfu ntirwari rufite imbaraga zo kumuherana. Kubera iki? Urupfu urubori rwarwo cyangwa ikirukomeza ni icyaha. Yesu ntiyigeze agikora, bituma urupfu rutabasha kumuherana. N'abantu benshi bapfuye, abandi barapfuye, Yesu aranabazura, ariko we yarapfuye arazuka kandi burundu. Uyu munsi yicaye iburyo bwa Data atwingingira. Iyo niyo solution Imana yaduhitiyemo. Byaba byiza rero uhisemo kuyemera, cyangwa se kumara igihe usoma ibyanditswe kugira ngo ibi bintu tuvuga biguhindukire ubuzima. Kuko kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kugaheshwa no kumva amagambo ya Kristo. Nuvuga ngo buryo umuntu abatumva, ariko amagambo ya Kristo agwira muri we abasha kumva, none hakizera. Imana ishimwe cyane. Byahereye muri uko gutsindwa, dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Hanyuma muri iyo mbuto niho haza imbuto yitwa kwezwa. Mu kwezwa rero, uko dukomeza kwezwa, hakorerwamo undi murimo witwa gutunganywa rwose. Imana ishimwe cyane. Kwezwa ni urugendo rutarangira, ndatunganywa kugeza igihe nzagerera mu ijuru. Sinzi wowe, ariko ngiye hari igihe nidiscoveringaho ingeso nari nzi ko zaba zitandiho. Kwezwa rero ni urugendo rugana mu ijuru. Ariko ntiduhagaze, turimo turigira imbere. Abo bose bagize umugisha wo gutsindishirizwa umwana w'Imana bakamwizera,
mu buntu rwose, babizi neza ko ntacyo bakoreye, bari mu rugendo rwo kwezwa, barimo bararushaho gusa nawe. Muri uko kwezwa rero buriya ubifiteho ijambo, kuko kamere yawe iravuga n'umwuka w'Imana akavuga icyo witabye. Nicyo gituma uba umuntu ufite umwete wo kwezwa cyangwa utabifite. Twarabisomye uwo murongo, niyo mpamvu nta hantu ijambo rigeze tuvuga ngo tugire umwete wo gutsindishirizwa, ariko tugeze ku kwezwa Bibiliya tuvuga ngo nitugire umwete wo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ijambo rikubwira ngo ugire umwete, ni uko ufite icyo ubikoraho. Ijwi rya kamere yanjye riravuga n'ijwi ry'umwuka w'Imana rikavuga. Icyo numviye rero, niba numviye ijwi rya kamere yanjye, ubwo singize umwete wo kwezwa. Niba numviye ijwi ry'umwuka w'Imana, rimwe na rimwe iby'umwuka w'Imana ansaba biba bibangamiye, nako niko bihora. N'ijambo ry'Imana rivuga bihora binyuranye n'ibyo kamere yanjye ishaka. Iby'umwuka w'Imana ashaka bihora binyuranye n'ibyo kamere yanjye ishaka. Ugira umwete wo kwezwa rero, ni ukuvuga ngo agira umwete wo gukurikira iryo jwi ry'Imana, iryo jwi rya Mwuka Wera. Kandi kugira ngo ijwi rya Mwuka Wera rivugire muri wowe kenshi, nuko amagambo y'Imana agwiriye muri wowe. Kuko amagambo y'Imana natagwirira muri wowe, aya kamere yazakuzura. Iyo aba hari pe ari preza, ntatererwa ntatinda, aba ari aho hafi. Ijambo ry'Imana riranatweza, niko Yesu yavuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Ni ukuvuga ngo uko wiyegurira amagambo y'Imana ukayatindamo, nibwo ijwi rya Mwuka Wera rizavugira muri wowe, rigenda riganza ukabasha gutsinda kamere yawe. Abemera rero abemera kugira umwete wo kwezwa, abemera kuru urubuto rwo kwezwa rugwirira muri bo, nibo binjizwa mu gutunganywa rwose. Nongera mvuga ngo kwezwa nubwo byose ari kubw'ubuntu bw'Imana. Bibiliya ntiyakubwira ngo ubigirire umwete iyo udafite icyo wabikoraho. Iyo rero utabigiriye umwete uhera ahantu hamwe, ariko iyo ubigiriye umwete twigizwe imbere, naho ntihaba horoshye, ariko ubuntu bw'Imana buba buri kumwe natwe kandi duhabwa kunesha. Imana ishimwe cyane. Abemera kwezwa, ababigirira umwete, nibo bakomeza muri uru rugendo rwo gutunganywa rwose. Imana ishimwe cyane. Imana yatubwiye ijambo rikomeye muri Matayo 5 umurongo wa 48. Bibiliya y'Ikinyarwanda yabyorohejemo gake. Matayo 5:48, muri ariya magambo Yesu yavuze ku musozi. Kuri 48 haravuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Niko Bibiliya yera yavuze, ariko mu Byongereza n'ibindi bavuga kuba perfect. Ni umuntu utagira inenge n'umugayo namba. Uwo muntu ku isi ntawe uhaba, ariko Bibiliya yaratinyutse irabidusaba, iravuga ngo tube perfect nk'uko data nawe ari parfait. Tube parfait nk'uko data ari parfait, atagira inenge n'umugayo. Bibiliya ijambo ry'Imana yaragerageje, kuko yaravuze ngo mube intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Iki cyifuzo ngo data nicyo afite. Ngewe nawe abantu buntu buzuwe n'intege nkeya, babyuka rimwe na rimwe bagize umwete wo kwezwa, ubundi bakareka kamere yabo ikabategeka, ikabayobora, bakayikurikira, bagakurikira ibyo yabasabye kuvuga. Data nyamara icyifuzo cye yaravuze ngo ni mubabera, mube intungane, mube parfait nk'uko nanjye ndi parfait. Imana ishimwe cyane. Ni koko kugereranya ukwera kw'Imana itunganye muri byose, itagira n'igicu cyo guhinduka no gutungana kwacu bisa nk'ibidashoboka. Ariko babandi bafite umwete wo kwezwa, babandi bejejwe, ni nabo basabwa gukomeza kwezwa. Hari ijambo riba mu Byahishuwe rivuga ngo abanduye nibakomeze banduye, n'abezwa bakomeze bezwe. Ntago naryanditse, ariko rigenda kuvuga nk'uko nguko. Kugereranya rero kukwera kw'Imana itunganye muri byose no gutungana kwacu bisa nk'ibidashoboka, ariko reka mbabwire, abejejwe ni twebwe dusabwa kwezwa. Ni ukuvuga ngo abo umurimo w'ubuntu wakoretse mu mitima yabo nibo basabwa kwezwa. Rimwe na rimwe tujya tubicurika tukabisaba abantu, kuko tutagira igipimo kimenya ngo uyu muntu yigeze kumurikirwa n'Umwuka Wera, amenya ko ari umunyabyaha, yizera umwana w'Imana. Kuko tutabimenya, tuba turi kivunge kijya mu rusengero, turi kivunge gikora imirimo y'Imana, kuko uwo murimo tutawumenya, ariko Umwuka Wera we ababizi. Rero tukajya dusaba abantu kwezwa kandi batarigeze bezwa. Sinzi niba mbivuze neza. Muri make, abejejwe n'amaraso y'umwana w'intama, ababazweho icyo Yesu yakoze, ni nabo basabwa ubwo buzima bwo gukomeza kwezwa, ni nabo babibasha. Mwibuke ko kwezwa ari urubuto rukomoka ko tutakiri imbata y'icyaha, ko twatsindishirijwe. Gutunganywa rero ntibivuga ko uzabaho utagira icyo ucumuraho Imana. Sinless, ubwo buzima ntago bubaho utagira icyaha namba, ahubwo ni ubuzima bwo kwigana Imana. Imana yera yaratubwira dutumira ngo nituyigane.
kandi ntiyari kubidusaba izi ko bitabaho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa mbere, haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, tube abaimitateurs. Therefore be imitators of God as dear children. Imitators, tube abantu bimita Imana, bigana, nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bwo gutunganywa rwose buri mu muntu urimo arimo yigana Imana, arimo aragera ikirenge mu cya Kristo. Ya magambo Paulo yakunda kuvuga ngo bagera ikirenge muke nkuko nawe arimo akigera mu cya Kristo. Nicyo gishishikaje umutima wabo, niyo ntumbero yabo, nibyo basengera, nibyo bashaka, nibyo bifuza, kurushaho gusa n'umwami wabakunze badakwiriye. Ukurikije icyo yatuguze ku musaraba, nta kindi akeneye ko tumwitura, nukurushaho kwifuza gusa nawe, kuko yagupfiriye ku musaraba nta ruhare wabigizemo, arakurobanura amagana na menshi y'abanyabyaha nta ruhare wabigizemo. Hari wumvira ubutumwa bwiza rimwe n'abandi bantu, wowe ukakizwa wowe batakijwe kandi mwumvise amagambo amwe, ubwo buntu Imana yakugiriye nta kindi Yesu agushakaho nuko wabaho umwigana. Imana ishimwe cyane. Iyi ntambwe rero ya perfection cyangwa se yo gutunganywa rwose ni urugendo tuzagendamo iminsi yose dusigaje hano ku isi kugeza igihe tuzabonera Yesu amaso ku maso. Ari muzi ko tuzamubona. Haleluya. Reka dukoreshe urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, turasoma umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 7. Ngewe ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 7. Icyamenyota y'ijambo ry'Imana ikagwirira mu mitima yacu. Harimo ubutunzi bw'igitangaza, ngo nihasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi. Haleluya. Yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye, tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Mwumve nshuti z'Imana, nihasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri niko gutsindishirizwa, niko guhinduka abana b'Imana, nibyo byose. Yo yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye. Ababyawe n'Imana, abavutse ubwa kabiri, dufite ibyiringiro bihamye bitanyeganyega, ngo tubikesha iki? Tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfu. Urupfu ntago rwamuheranye, byaduhesheje ibyiringiro bihamye. Naba nakubiswe n'ubuzima, ndabizi ko nzazuka kuko Yesu nawe yazutse. Ikindi ndabizi ko nzamubona amaso ku maso kuko yankoreye, yangiriye imbabazi, yampaye kuvuka ubwa kabiri. Ibyo byiringiro birahamye. Mu bintu byanyeganyezwa mu buzima bwanjye, ibyo ntibirimo, birahamye kubera icyabaye mu buzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ubuzima bushobora kukunyeganyeza bukagutera hirya no hino, ibumoso n'iburyo, hepfo no haruguru. Ibyo ni ibisanzwe, ni rusange mu bantu. Ariko twebwe abagiriwe imbabazi, twebwe abahawe kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo byiringiro. Ibyiringiro byacu birahamye kandi turabikesha iki? Yuko Yesu yapfuye akazuka, urupfu ntago rwamuheranye. Imana ishimwe cyane. Muri make, abahawe kuvuka ubwa kabiri, abatsindishirizwe, dufite ibyiringiro bitanyeganyega. Ibyo rero ni nabyo bituma dutambuka mu miraba y'isi nta kidutwaye. Iyo utabifite, umva uzarambarara pe, tuguce hejuru dukomeze urugendo. Ariko iyo wagize umugisha ukabirunguruka ubifite, nta kintu cyo ku isi kizakuzimya, uzarira wihanagura amarira ukomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Abo rero byagendekeye gutyo. Umurongo ukurikiye wa 4, ngo bityo mutegereje umunani mwabikiwe. Mwabyumvise uburyo ari urugendo. Yatugiriye imbabazi, aduha kuvuka ubwa kabiri, dufite ibyiringiro byo kuzamubona kuko Yesu yazutse. Ngo bityo rero dutegereje umunani twabikiwe mu ijuru, utabora, utandura, ntunacuyuke. Muri make ibyo byiringiro duhagazemo byaduhaye gutegereza heritage. Dufite umunani mu ijuru. Haleluya. Niki gicogoza bera? Nuko utagira ya maso Paulo yasengeye itorero rya Efeso, ngo arabasengera kugira ngo imitima y'abahweze bamenye ibyo biringizwa niyabahamagaye. Haleluya. Urugendo rw'agakiza rutangira kuryoha umaze gusobanukirwa ibyo Yesu akubikiye mu ijuru, kuruta ibyo guhera inahanga. Nabyo biraryoshye ariko bigereranyije ntibigereranywa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko ibyo waherewe hano mu isi byose bibasha gukorwaho, ariko umunani ubiki wabera. Imana ishimwe cyane. Abawuhawe ntibacogora.
muri za ntwari zo kwizera ziba mu Bihera igice cya 11 baravuze ngo iyo bashaka gusubira aho bavuye ngo bari kuba barasubiyeyo ngo ariko amaso yabo yararungurutse abona undi mudugudu wubatse ku mfatiro. Haleluya. Bari bafite uburyo bwo gusubira ariko batumbira gakondo. Hari bimwe bari bategereje n'ahanga batabonye ariko babikiwe gakondo. Iyo ngiyo bateye kugira imbaraga zo kutava mu myobo y'intare, zo kudakizwa kandi ngo babakerera. Iteka nsomyera ijambo ryo gukerera numva ibintu bindiye mu mubiri. Gukerera murabizi urukezo rw'undi bakeresha imbaho, kurukeresha umuntu nuvuga ngo nagapfuye ako kanya baramukereye ariko ntiyihakana umwami. Kubera iki? Ibyo bintu utararungurutse aho tujya, uyu munani utaraba mu mutima wawe ngo ubyizeye, wabyihakana bakigukerera gatoki ka mbere. Ndakwifuriza aya maso areba ibyo tubikiwe hakurya, nibwo utazanamuka, nibwo ibibazo by'isi bitazakwambura imbaraga. Haleluya. Ibi bintu ntabwo ari igipindi inshuti z'Imana, umwuka wera arabiduha. Uko dukomeza kwicara ku birenge bya Yesu arabiduha. Itorero rya mbere uko babicaga niko barushagaho kubwira. Bariya badiyakoni batwaye ubutumwa bwiza hirya no hino Stefano amaze gupfa, nukuvuga ngo abakizwaga bose barabarenganyaga. Intumwa zari zagumye Yerusalemu kugira ngo Imana yashaka ko itorero rya Yerusalemu ribanza gukomezwa bituma bo badatotezwa ngo bagende. Ba Petero bagumye Yerusalemu ariko abandi bizera bose baratotezwaga, barabica bakagenda babica ariko ntibareke kuvuga ibi bintu. Bari barabonye uwo mudugudu ubatswe ku mfatiro. Haleluya. Bari bararungurutse ibyo babikiwe mu ijuru. Ntushobora gupfira ubusa, wabyinyagambura ukabivamo, ariko hari icyo bari barabonye. Uko ukomeza kwegerana n'Imana icyo kintu gihinduka realite mu buzima. Nkuko umuntu atarinda kumbaza ngo ese uri umugabo cyangwa uri umugore, ndabizi neza ko ndi umugore, naba nsinzire, naba mbyutse, naba nariye, naba nashonje, ndabizi si ibintu ntekerezaho kabiri. Uwo mugabane rero n'uwo munani tubikiwe uragenda ugahinduka realite mu buzima bwacu, ukaba utabishidikanyaho, utabyibazaho, umeze nk'uwagezeyo. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo dukumbiye mu ijuru tuba tuzi icyo tuvuga. Utabizi utarabisogongera ntago yabyumva. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo bityo mutegereje umunani mwabikiwe mu ijuru, naryohewe ndarondogora. Ngo bityo mutegereje umunani mwabikiwe mu ijuru, utabora, utandura, ntunacuyuke. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 5 ngo kwizera Imana kwanyu, Bibiliya iraryoha, kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo. Niyo mpamvu kwizera ari igikorwa kiri continue, si igikorwa kirangira ngo naramwizeye byararangiye. Turamwizera tukongera tukamwizera, tugakomeza tukamwizera, tukazarinda tujya mu ijuru tukimwizeye. Niyo mpamvu Yesu yibajije cyagiye baducira wa mugani wa mucamanza mubi ukiranirwa, akavuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka mwisaza, nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Kwizera ni igikorwa kiri continue, si igikorwa kibaho rimwe. Ngo kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Kwizera Imana kwacu gutuma turindwa n'ububasha bwayo, n'ububasha bw'Imana, kugeza ubwo tuzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Mwibuka ko twarabivuze, twarakijwe wa munsi dutsindwa n'icyaha cyacu tukimika umwana w'Imana mu mitima yacu. Turimo turakizwa, aribyo turimo kuvugaho, ariko kwezwa, ariko gutunganywa, byose bibikiye aho ngaho. Hanyuma hari aho tugana, tubikiwe agakiza kagenewe tuzahishurwa mu gihe cy'imperuka, igihe tuzambara umubiri w'ubwiza, umubiri udapfa, umubiri utarwara, umubiri udasonza, umubiri wagenewe kuzabana n'Imana, igihe tuzabona Yesu amaso ku maso, igihe tuzakurwa muri presence y'icyaha. Uyu munsi urezwa ariko uracyaturanye nacyo, umubiri wawe uracyararikira, umubiri wawe uracyifuza. Hari umunsi rero tuzakurwa muri presence y'ikibi n'ikibora n'icyaha. Imana ishimwe cyane. Ngo kwizera kwacu rero, kwizera Imana kwacu ngo gutuma turindwa n'ububasha bwayo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yo kwizera kwawe kwarashwe wumva Imana mutari kumwe ukumva ntayihari, ariko iyo kwizera kwabyutse, iyo kurimo kurabagirana, ubugira ngo irari wawe murararana murabana, ukajya ugira ngo ni wowe wenyine uyifite kubera ko kwizera kwawe kurimo kurarabagirana. Niyo mpamvu ikintu cya mbere umwanzi arasa mu buzima bwacu, arasa kwizera. Kandi ngo ikizana kwizera, kwizera kuzanwa no kumva amagambo y'Imana. Kumva kandi tuguheshwa n'iki? Tuguheshwa no kumva amagambo ya Kristo. No kuvuga kuko amagambo ya Kristo yumva cyane, niko kumva kwawe kuzashapeningwa, kuzaryazwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwibaza ngo sinabwirwa n'iki ko ari iby'Imana imbwira, ko ari iby'ishaka cyangwa atari ibyo bishaka. Uko utinda mu magambo y'Imana, kumva kwawe kuzaryazwa, uzamenya kubirobanura niba ari ibyawe niba ari iby'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni nk'uko iyo umuntu mumenyeranye avugiye inyuma y'inzu umenya ko ari we, ijwi rye urarizi, urarimenyereye kubera ko uryumva kenshi. Imana nishimwe. Ku murongo wa 6
gasubire kuri 5 kugira ngo 6 yumve ngo kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka ngo nibyo bibatera guhimbarwa muri make bibatera kunezerwa. Haleluya. Ibyo mubikiwe muzi neza nibyo bibatera kunezerwa guhimbarwa ngo nubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe. Turimo turinjira mu cy'uyu munsi cyitwa gutunganywa rwose kivunanye ariko kandi gishoboka kubw'umwuka w'Imana muri twe. Ngibyo mubikiwe uwo munani mubikiwe mu ijuru ako gakiza muzahishurirwa ku munsi w'imperuka ibyo mwarungurutse mukabona ngo nibyo bibatera guhimbarwa kunezerwa nubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe byinshi. Petero yandikiraga abera batataniye hirya no hino bari mu itotezwa rikomeye arimo abandikira ibingibi abakomeza ngo mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe. Mu isi haba ibintu bitugerageza byinshi bantu b'Imana ngo ariko ibyo ngibyo birabanezeza ngo nubwo mwagombye kumara igihe ngo nibyo bibatera guhimbarwa nubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe. Icyo bigamije Imana iha umugisha abantu batwandikiye Bibiliya ijambo ry'Imana babishyize mu Kinyarwanda cyoroshye ibitugerageza bitari bimwe icyo bigamije ni ukugira ngo ukwizera kwanyu kugeragezwe. Vuga uti ibyo se nabyo birimo? Yego birimo. Ngo ni ukugira ngo ukwizera kwanyu kugeragezwe koko kandi ukwizera kwanyu kurusha kure izahaba agaciro kuko yo yangirika nubwo iba yacishijwe mu ruganda bityo igihe Yesu Kristo azahishurwa azasanga mumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Imana nishimwe cyane. Ibitugerageza bitari bimwe icyo bigamije ngo ni ukugira ngo ukwizera kwacu kugeragezwe. Nako kurageragezwa yego koko kandi ukwizera kwanyu kurusha kuri zaba agaciro kuko yo yangirika nubwo iba yacishijwe mu ruganda bityo igihe Yesu Kristo azahishurwa azasanga mumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Muri make abazasangana ubuzima bumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro nuko baciye muri uriya muriro kwizera kwabo karushaho kurabagirana. Muri make ni ukwizera kurama gutinda kutarangira vuba. Haleluya. Haleluya. Niba zahabishira rero ngo igeragezwa mu muriro kandi ifite agaciro gake kwizera kwacu nako ngo gucishwa muri ibyo bitugerageza bitari bimwe ngo kukageragezwa ngo kugira ngo igihe umwana w'Imana azahishurwa azasange tumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo iyo kwizera kwanjye kudakomejwe igihe azahishurwa azasanga ubuzima bwanjye butamuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Nta rwango rurimo, ntabwo Imana ikwanga, nta nubwo ikomokwaho n'ibibi, ariko hamwe n'ibikugerageza no gusabwa na Satani n'ingorane zazanwe n'icyaha mu isi iyo bitugezeho Data arabikoresha. Iyo tutanyereye ngo tuve mu maboko y'umubumbyi arabikoresha tukezwa tukazarushaho Yesu akazadusanga ubuzima bwacu muhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gutunganyirizwa rero mu mibabaro biri pati y'agakiza. Ibintu birabishye nanjye ndabivuga bimbihiye ariko turabisangiye. Imana ishimwe ko twese dutuye ku isi. Haleluya. Nkaba ntabikubwira bikubaho bitambaho, turabisangiye. Gutunganyirizwa mu mibabaro biri pati y'agakiza. Hari igihe abantu babyita teoloji ya souffrance, teoloji y'imibabaro ko atariyo, ariko turabona mu byanditswe rwose ko biri pati y'agakiza. Nkuko yaje ari package gutsindishirizwa rwose tukagirirwa ubuntu. Mva Yesu akandobanura iwacu Nyamirambo nshuti z'Imana, ntarigeze mumenya, ntarigeze mwegera mu bukumi bwanjye, ntaho muriye na Bibiliya, ntaho muriye n'abasenga, imbabazi ze zikandobanura zikankura Nyamirambo. Byaje rero burya ari package, ntago byari birangiriye mu kuva Nyamirambo gusa Nyamirambo ariko habaye abakizwa, ni kuvuga ngo nukuvayo, kuva mu byaha. Muri make nicyo nivugiraga nawe aho yagukwira hasi. Imana ishimwe cyane. Byaje rero burya ari package, ntibyari bigarukiye mu gutsindishirizwa. Kwari ugutsindishirizwa bigakomeza umurimo w'ubuntu ugakomereza muri nge ukampesha kwezwa, ariko uzikureka ingeso umaze imyaka 40 ukora. Yemwe bakizwa muri batoya, Imana ibishimirwe kandi nimushishikare kwegera Imana. Buriya ubuzima buragenda bukiyubaka ku bintu runaka bikaduhindura routine, bikaduhindukira habitude, bikaduhindukira amahitamo, bikaduhindukira uko tubaho. Ukabikubitamo imyaka 40, ukabikubitamo imyaka 50, hanyuma agakiza kagahinguka ku mwaka wa 50. Uzi kugira ngo ibyo bintu bisenyuke
kandi wanakizwa ntutinde mu ijambo ry'Imana, ntutinde mu nzu y'Imana ngo wumve amagambo mazima, maze ugasazana kwizera ko gutekereza kwa kera, ukaba warakijijwe ariko ukazamuka mu ijuru nk'ukuwe mu muriro, kuko ibihome byari byaramaze kwiyubaka. Urangije uje ntiwaba mu ijambo ry'Imana bihagije, ugumana ya mitekerereze ya kera. Kiriya cyandiko cyo mu Baroma 12 niko kitubwira, kiba kivuza ko ijambo ry'Imana rigwirira muri twe kugira ngo gutekereza kwacu guhinduke, tugire mindly transformed, ihinduwe n'ikizi n'amagambo ya Kristo. Amarama yanjye amazemo imyaka. Reka ngaruke, ibi rero nabyo biri pati y'agakiza nkuko tubibona. Abaroma igice cya 5, reka nyaruke kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Icyamukanyumva ngewe nsaba Imana nuko nyine bitabaye, nkavuge nti ibi bintu iyo mbimenya mu ntangiriro zanjye z'agakiza, hari ibintu bitari kundushya, ariko ndatinze kubimenya. Hari ibintu bitari kundushya, nari kujya mvuga ngo ibi nabyo ni pati, reka nkomeze urugendo, Mana mpimbaraga dukomeze. Ariko sinari mbizi, nanizi ko umuntu akijijwe abahungishijwe imibabaro. Nawe niko wabimenye, ahubwo umwami Yesu amuha kuyihanganiramo kandi kuyihungishwa. Ni ukuri nta hantu hamwe byanditse muri Bibiliya, ni ibintu gusa tuba dushaka bigendanye na kamere yacu no kwifuza kwacu, ariko ahubwo aduha kunesha tuyicamo. Nose ari amagambo twese twafashe mutwe, niduca mu mazi menshi ntazadutembana, tuzaba twayaciyemo yadutoheje cyangwa tuzaba twayaciyemo. Niduca mu muriro ntuzadutwika, tuzaba twawuciyemo cyangwa tuzaba tutawuciyemo. Imana itugirire ubuntu. Muri uru rwandiko rw'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, reka dusome wumva umurongo ku murongo. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ibintu biraryoshye. Muri make hagati yanjye n'Imana nta mworero ugihari, nta rubanza rugihari, ambona nk'uwemewe kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Arandeba akavuga ati umwana wanjye arahagurutse, umwana wanjye araryamye, umwana wanjye aragiye, kandi ubwo mfite n'ingabo z'abamarayika zingaragiye. Murabyibuka muhero ko bitubwira ngo bakorera twebwe abazaragwa agakiza, ngo abamarayika ni imyuka ikorera Imana, ariko ikorera twebwe abazaragwa agakiza, itumwa n'Imana gukorera twebwe abazaragwa agakiza. Twebwe rero twatsindishirizwa no kwizera, dufite amahoro ku Mana, nta rubanza, cya gihano cy'urupfu ryateka nagomba gucirwaho narikuweho. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana. Muri make ubwanzi bwakuweho, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo. Haleluya. Yarabudushyikirije, tubuhagazemo, tubwemyemo. Ngo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ibyacu ntibigarukira ahangaha, yaradutsindishirije, nta rubanza dugifite ku Mana. Hagati yanjye n'Imana hari amahoro kubera icyo Yesu yakoze, arangiye adushyikiriza ubwo buntu tubushikamyemo kubwo kwizera. Bitagarukiraho, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana, tuzabubona amaso ku maso. Ngo ariko si ibyo byonyine, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Karabaye. Kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Mwumva ibyo bintu namwe niko birazanye zivuga, ibintu byo kwishimira mu makuba biri. Ngo ariko si ibyo byonyine, twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Muri make urubuto rwo kwihangana, kandi murabizi ko urubuto rw'Umwuka Wera ntirushobora kubaho tutaciye mu makuba. Ayiwe we, umwami aguha ubuntu, ampa ubuntu, twebwe turimo guca mu makuba aduha ubuntu. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Ninde uzanesha ibitugerageza? Mwumva urwo rugendo. Si ibyo byonyine, ahubwo twishimira mu makuba yacu. Kuvuga ngo twishimira mu makuba yacu, nta muntu wasenga ngo yahamagare. Reka da, arizana akitumbukiza, akikurura hirya no hino, nta muntu uyahamagara. Kuva icyaha cyaza mu isi, amakuba aratuzengurutse. Ayo wagizemo uruhare nayo utagizemo uruhare ntumenya aho aturutse, kuko icyaha kiri mu isi, kuko icyaha gitegetse isi, cyazanye n'amakuba. Ngo ariko muri ayo makuba niho duvana kunesha. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Uciye mu makuba agira imbaraga zo kwihangana, ashyigikiwe n'Umwuka Wera. Saho bigarukira. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, nguko kunesha kugatera ibyiringiro. Muri make n'urugendo. Ngo bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Amakuba yacu atera kwihangana, nguko kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Abantu banesha ibigeragezo byinshi, bagerageza byinshi, turaho baca.
nuko bigenda, nta rindi banga. Burya unesha ibigerageza byinshi nawe yaciye mu makuba menshi aryazwa cyane, agenda anesha cyane. None imbaraga zo kunesha zabaye nyinshi muri we. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi uko kunesha ni kumusigaho, kumusigamo ibyiringiro. Afite ibyiringiro. Ngo kandi ibyo byiringiro ntago bikoza isoni. Urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Haleluya. Murabona nshuti z'Imana, hari icyo Bibiliya yaduhishe, yarabitubwiye. Nuko dushobora kuba ubimenya utinze nkanjye. Imana ishimwe cyane. Twaratsindishijwe kubwo kwizera, dufite amahoro ku Mana, nta teka tuzacirwaho, nta rubanza dufite imbere y'Imana. Dufite ubuntu budushikamishije mu kwizera. Ndashima Imana ko byose birimo ubuntu. Nago ubuntu buguha gutsindwa ku cyaha ngo bugutsindishije bugusige. No, buri kumwe natwe, buri imbere muri twe. Njyewe nyavuga ngo ubuntu ni umuntu. Ubuntu ni Yesu muzima ugenda. Buri kumwe natwe, ntago budusiga. Ntago ibi bintu umuntu abica amashingirije, abicanamo n'ubuzima bw'Imana muri we. Niyo mpamvu iyo twibwisha ukuri abari muri urugendo, hari ubwo uvuga ariko aha hantu nahatambutse gute, uyu munezero nawe ukuye he, ugahita umenya ko atari iby'inyama n'amaraso, ari ubuntu bw'Imana muri twe. Dufite ubuntu budushikamishije mu kwizera kugira ngo tubashe kwishimira bya byiringiro nyabyo, ari byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Batubwiye ngo si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Byishimo byo mu makuba. Kamvuga ko ibyishimo byo mu makuba byagezweho na bake. Niyo mpamvu uyu murimo wo gutunganywa rwose akenshi ukorerwa mu bantu barimo bagira umwete wo kwezwa. Ushobora kumbwira uti ubu se duhinira aha, ibintu byo kugira umwete wo kwezwa se tubireke? Ntabwo wabireka kuko bivamo inyungu nyinshi. Uzaba utekanye, umutima wawe uzaba uguwe neza, uzaba ufite ibirenge byombi mu Mwami, uzaba utikanga ikibi, uzaba wuzuye ubushizi bw'amanga, uzaba uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe. Inyungu yabyo, reka mbabwire inshuti y'Imana, inyungu yabyo iraruta umubabaro w'amakuba. Marezo muri tubasha kubisobanura uko bikwiriye, ariko inyungu yabyo, inyungu ikorekamwe imbere mu muntu, iraruta ntigereranywa n'icy'amakuba yagukozeho. Imana ishimwe cyane. Kwishimira mu makuba bigerwaho na bake, kubera ko iyo urimo kugira umwete wo kwezwa, akagira ikintu kikugora mu buzima, haba ubwo unyaruka ugacika intoki z'umubumbyi ukirwanaho. Wakwirwanaho ugasa nk'usibiye, ugasa nk'usubiye inyuma. Ariko bakomeza kugira umwete wo kwezwa, ni nabo batunganywa rwose. Kuko buri imitima yacu Imana yujujemo ukuri kwayo. Umuntu arabimenya kukwebye kwezwa, ukirwanaho mu kantu. Kuko rimwe na rimwe kaba gakorwa na benshi, hari igihe kaba ataragakorwa, kaba kari imbere mu mutima, imbere mu mutima, mu inzira zigana mu kintu. Buri wezwa ntiyezwa mu ngiro by'inyuma, yezwa mu mutima. Iyo atandukiriye mu mutima asaba Imana imbabazi. Aravuga ati ibi ninjye wabitekereje, nategereza ko byashyizwe mu bikorwa. Byashyizwe mu bikorwa ibyo yatekereje, arabyumviye arimo atandukira. Kwezwa rero kuko bivuna kamere, tworoherwa no kubikwepa. Ariko abafite umwete wo kwezwa binjizwa mu gutunganwa rwose. Kamere yabo irababazwa, imibiri yabo ikababazwa, ariko inyungu yabyo iruta cyane iyo mibabaro ntinagereranywa. Ibi byishimo byo mu makuba byagezweho na bake, nyamara nibyo duhamagarirwa kwihanganana ibyishimo. Njya mbisengera mu Bakolosayi igice cya mbere, reka tuhasome, biri ku murongo wa 11, ariko reka mbere ku 10 kugira ngo tuhumve. Mvuze ngo turimo turagana ku musozo, nsanga afite ibindi byanditswe kandi ngomba kubivuga, ariko si byinshi, turi hafi, turegereye. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 11. Uru rwandiko Paulo yandikira itorero ry'Ikolosi igice cya mbere 11, ariko reka duhere ku murongo wa 10, ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Ubwo ibi bintu nyine byo kwihangana n'ibyishimo nabyo bizahabwa abarimo bagira umwete wo kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami. Ab'umwami bagira ingendo, bagira ubuzima, bagira imitekerereze, bagira aho berekeza amaso n'aho bategera amatwi n'aho batabyerekeza. Ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose. Ubu kunezeza Imana muri byose ni kwa kugira umwete wo kwezwa. Mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Nkunda uruhererekane ruba muri Bibiliya. Ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeza muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, mwunguke kumenya Imana. Gende wunguka kumenya Imana, utinda mu magambo yayo, utinda mu byayo. Ngo mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Wumvise ibidukomezaho biva si muri twe, ni muri yo.
irakagira abana b'abahungu n'abakobwa, ngo mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihangana n'ibyishimo. Nka rero mu Kinyarwanda twihangana na gushinyiriza, tukihangana na kurenzaho, tukihangana na kubikenyereraho, tukihangana na kugira ngo bataducisha mu ijisho ariko mu mwuka w'Imana. Haleluya. Dukomejwe n'imbaraga z'Imana, ngo mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Nakunze ngo mukomereshejwe imbaraga zose. Imana nayo ibibizi ko bikomeye, ikaduha imbaraga zayo zose. Ibizi ko umwana wayo wagize umwete wo kwezwa arimo guca mu bintu bikomeye, ikamuha imbaraga zayo zose. Ngo mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Iyo bavuze nk'uko ubushobozi bwayo bungana, si ubushobozi bwawe, si ubushobozi bwanjye, ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Nicyo cyatumaga ba Daniyeli bamanuka mu rwobo rw'intare batavuza induru. Njya nibona nkavuga nari kuvuza induru nkavuga ni mwami we, uribuka ukuntu twakundanye uribuka ukuntu ndi umukiranutsi, nkamanuka n'induru ngo ndebe ko umwami yantabara. Ariko akomereshejwe imbaraga z'Imana z'ubushobozi bwose, amanukana ituze mu rwobo rw'intare. Kandi mwibuka ko umuntu wabaga uri muri guverinoma, urwo rwobo rw'intare yari aruzi. Burya uri umuturage wa kure ushobora kutanabizi, ariko yari abizi ko urwobo rw'intare ruhari, ko rushanzwe ruzugwamo abandi kandi bagapfa. Kimenyi abanazwemo nyuma ye barapfuye, ariko bari bakomereshejwe imbaraga zose. Ntukajye wibaza ngo ningera mu bihe bikomeye ngo ese nzatambuka gute. Tunganya utwanone dukeya tureshya nawe. Haleluya. Hari igihe twibaza ngo si igihe cy'itotezwa kize, si ubankerera hagatoki ngakomeza ngahamya. Oya, rwana n'ibya none ahangaha. Ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo zose bizabana nawe mu bikomeye. Mana ishimwe. Uretse ko nibyo buri muntu wese ku kigero cye biba bimukomereye, ntidusiga. Mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihanganana ibyishimo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Dukomeje kwishimira mu makuba, kuko mu makuba yacu niho dukura kwihangana. Kwihangana kugadutera kunesha ibitugerageza, nabyo bikatubyarira ibyiringiro n'ahandi hakare. Hanyuma ahangaha dukomereshejwe, mwumvise ariko kugira ngo dukomereshwe imbaraga zose, mwumvise urugendo ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Umenye uko ab'umwami bagenda. Uri muharanira kumunezeza muri byose, uri muharanira kwera imbuto z'imirimo myiza yose, uri muharanira kunguka kumenya Imana. Iki tujyana muri Bibiliya si kugira ngo dukore devoir y'idini, devoir religieux yo kumenya ngo ndasoma igice cyabi. Iki tujyana muri Bibiliya no kugira ngo tumenye Yesu, tumumenye. Nta uzarusha abanditsi b'amategeko n'abafarisayo kujya muri Bibiliya, ariko Yesu yarababwiye ngo murondora mu byanditswe, murasacinga, mukora research, ngo mukamburamo kandi byose bivuga njyewe. So ntabwo ari devoir religieux, ntabwo aravuga ngo batubwire ko tugomba gusoma iki cyabiri ngo turajyamo kugira ngo tumumenye. Nkuko Paulo yavuze, tumumenye. Maso y'imitima yacu ahweze tumumenye. Tumenye urukundo rwe ruruta uko rumenywa. Tumenye ikijyepfo cyarwo, tumenye profondeur yabyo, tumenye volume yarwo ni rugari, kugira ngo tumumenye. Haleluya. Hanyuma abo barimo bagenda bagwiza iyo nyota, bagenda bagwiza kwifuza kugira umwete wo kwezwa, umva ikibabaho, ngo bakomereshwa imbaraga zose nk'uko ubushobozi bw'Imana bw'icyubahiro cyayo bungana, ngo babone uko biyumanganya muri byose bakihanganana ibyishimo. Mana ntibareka kuko izi ko barimo bifuza kurushaho gusa nayo. Hamwe n'ibibagerageza, umutima wawe urifuza gusa n'Imana, urifuza kudatsindwa n'ibibagerageza. Baragerageza bavuga ati Imana umfate nakwihakana, umfate ntagukoza isoni aho nakubahirije, umfate mwami ntatandukira. Imana nayo ikabakomeresha imbaraga zayo. Haleluya. Reka dukomeze muri Yakobo, aho noneho hatumaraho neza. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza kuri 4, turaza gusoma n'uwa 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza kuri 4. Uyu ni Yakobo umuvandimwe wa Yesu watwandikiye uru rwandiko, wari bishop w'itorero ry'i Yerusalemu, wizeye umwami Yesu. Yesu yaramaze gusubira mu ijuru. Mwibuke ko bavukanaga, barakinanye, baramubonye, barabambere mu kumuhakana. Muri Yohana igice cya 7 baramubwiye ati dore abantu bose bashaka gukomera ubu bagiye mu minsi mikuru ya Yerusalemu, genda nawe werekana imbaraga zawe. Ariko bukeye abona wa Yesu wari wambaye mubi, bukeye abona arapfuye, bukeye abona arazutse, bukeye abona asubiye mu ijuru.
Yakobo aramwizera. Ibi ni bihamya nshuti y'Imana bibereka ko ano makuru atari amagambo. Ushobora kuvuga ngo byanditswe n'abantu ngo nibiki Imana ikugirira ubuntu. Yakobo aranditse ku murongo wa 2 mu gice cya mbere ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Ibi byo birandenga nawe birakurenze. Ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ni bande banga amasurprise mabi? Amasurprise meza araryoshye aho batuzanira indabo. Amasurprise mabi aragatsindwa n'Uwiteka. Hanyuma yo bakatwandikira ngo twemere ko ari iby'ibyishimo rwose nitugubwa gitumo nibitugerageza bitari bimwe. Hari ikintu kikugwa gitumo utarigeze ugiteganya mu buzima. Akose umuntu umuteganya bibi nawe. Yego hari abantu bagira umutima w'ubwoba bagahora biteze ko hari ikintu kibi cyababaho, nabwo n'uburiganya bwa Satani, ariko ibi byo nakaga. Ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Urubuto rwo kwihangana kandi muri iyi si turarukeneye abantu b'Imana. Mwabonye atari narwo dukeneye kuruta ibindi. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Muri make ibintungura iyo bya bindi bingwa gitumo iyo byajeho bingerageza bitari bimwe binguye gitumo biba bije kugerageza kwizera kwanjye, hanyuma kwizera kwanjye kwageragezwa akaba ariko kuntera cyangwa kunshoboza kwihangana. Yabaye umuntu yihanganaga umunsi umwe. Umva rero umurongo wa 4 bitwereka ko umuntu atihangana umunsi umwe. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Muri make niba kugomba gufata umwaka, niba kugomba gufata 2, niba kugomba gufata lifetime, nabyo bibaho. Ari ibintu twihanganira ubuzima bwose. Ariko mwami wanjye we, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Murashaka gutungana? Haleluya. Ndacyabishaka ngewe. Nawe uracyabishaka gutungana rwose utabuzeho na gato? Umva urwo rugendo nuko bigenda. Harimo abarekeye aha. Tuvuga ati reka tugarukiriza. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Iyo uvuze ngo mureke gusohoza umurimo wako, kuba gufite umurimo kurimo gukora muri Rutansi. Ariko Mana uri mwiza. Kandi waratwizeye ubona ko tutazakwihakana pe. Ubona ko n'ahandi wenda kwihakana, muribuka ko dukomereshejwe imbaraga zayo zose, ibibizi ko tutazayihakana. Ngo mureke kwihangana. Dushobora gushwana nayo mu magambo mukayishwanira, byo ni bisanzwe umwana n'umubyeyi, ariko ntitumwihakana. Ntidujya no gushakira ubutabazi mu isi y'umwijima. Dutegereza turira tugategereza. Tukava Mana ntituzi igihe uzaseruka, ariko twasomye ijambo ryawe ritubwira ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zijya zivuga. Twasomye ijambo ryawe ritubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Twasomye n'irindi rivuga ngo ntarababazwa, ngo narayobaga, ngo ariko musiga nitondera ijambo ryawe. Haleluya. Tugakomerera muri urwo rugendo. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Nukuvuga ngo icyo kingerageza cyangwa ye gitumo cyaje kimeze nk'intumwa, kije gukora umurimo muri njyewe. Nguko kugeragezwa kwizera kwanjye kuntere kwihangana. Ngo none uko kwihangana nako suko umunsi umwe, ngo ahubwo gufite umurimo kurimo gushorera muri njyewe. Ngo nuko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, ngo mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Burya nureba umuntu ugasenga agenda asa na Yesu, yaragabanyije ibiciro, yakurinze down. Afite umuntu ko yari afite amarere, ko atavugirwa byagenze bite, dore uko byo byaramugendekeye nuko. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ane handi rero Imana itubwira ngo tubabera nk'uko ari yera, ngo tube perfect nk'uko iri parfait, igatinyuka kabivuga ku bantu buntu, kuko izi kizakorana natwe. Kandi n'ukuri nubwo kibabaza kamere, kikabangamira umubiri, kikabangamira ibyifuzo byacu, kiduhindura abantu bameze neza. Ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. 12 akavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Habaho umunsi wa deliberation nshuti z'Imana. Haleluya. Habaho umunsi w'amanota. Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije. Ingingo yamara kugeraho akageza, nkamera nk'umuntu ugize nk'agahenge nkaruhukamo, hanyuma ikabona ahandi hantu igomba gutunganya ikongera ikazana ikindi. Muri ubwo buryo idutunganya muri ubwo buryo. Nagira ngo nkwibutse ko byose bikorana urukundo. Haleluya. Hari igihe ushobora gukuramo gusharirirwa, ariko n'ukuri abari mu bagenda muri izi ntambwe, abari mu bagira umwete wo kwezwa, n'ukuri ntago bashaririwe, bagira amahoro y'igitangaza, nabo bayoberwa aho bayakura. Kuko kwegerana n'Imana kuraryoshye.
ni kwiza. Imana ishimwe cyane. Ngo hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa. Nuvuga ngo hari igipimo Imana ivuze ngo yego turamwemeye, aratunganijwe rwose. Ibi bintu dushobora kubimenya turi abantu buntu. Hari n'igihe uvuga utari ko se Imana iranyimira iki amafaranga ko nzayakoresha ibyiza, ko nzayaha abantu, nkubaka amatorero, ngafasha abakene n'abashonje. Nudatunganywa uzafasha abo itashaka kufasha. Byose n'ibikorwa byiza ariko uzabikora hatariho. Imirimo myiza yose ntitwayigenewe. Yego, hari iyo wagenewe. Hari no gutuza ukayoboza Imana inzira. Uri umuntu yiboneye amafaranga yayiboneye ayakoresha nyine kiri ku mutima we. Ariko iyo yaciye muri no rugendo arategereza Imana ikamubwira, kamuyobora. Nakagero koroheje ntanze kuko Imana izagutunganya rwose bigendanye n'icyo igushakaho. Kandi nanjye humura ukubwira nanjye ntinsize. Ariko mwibuke dukomereshejwe imbaraga zayo. Haleluya. Ntidusiga mu ruganda twenyine. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi Imana yakoresheje muri Bibiliya cyangwa se bose bagiye batunganywa ngana ku musozo. Reka twumve icyo Yohana yatubwiye mu byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 9, umurongo ndawukunda. Ibyahishuwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ngewe Yohana mwene so musangiye abanzi iki amakuba. Ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Bamuhoraga ko yibye, bamuhoraga ko yakoze iki? Nta kintu na kimwe. Nta nubwo ari karande yaziraga, nta nubwo bamuhoraga ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Uyu ni Yohana wandi wararyamye mu gituza cya Yesu. Uni Yohana wagendanye na Yesu, zindi ntumwa zirapfa, Yohana arasaza, aratubwiza ukuri kw'iby'uru rugendo, atadufrase, atatubeshye, aratubwiza ukuri. Harimo amakuba ariko harimo n'ubwami n'umuhumure, harimo kwimana na Kristo, harimo gutegekana nawe tukiri inanga, harimo kuganza Yesu ari muri twebwe, harimo n'ibyiringiro byaho tugana yuko tuzamubona, harimo kumenya ko ari kumwe nawe ukiri inanga, ngo ariko harimo no kwihangana. Yarabitubwiye byose. Ngo ngewe Yohana mwene so, ese intumwa za none zatinyuka gutwandikira ibi ngibi? Twebwe abigisha b'ijambo ry'Imana twatinyuka kuvuga ibi ngibi? Ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana bari muri Yesu. Twatojwe ko nta makuba arimo, dutozwa ko nta kwihangana kurimo, kugeza igihe abakozi b'Imana bakomeye badashobora gutinya kutubwira ko hari ibintu birimo kubasaba kwihangana, badashobora kutubwira ko hari ibintu barimo guca mu makuba. Ndetse iyo twababonyeho kwihangana twibwira yuko batari mu mwuka. Reka da, dore intumwa yabanye na Yesu. Ngo ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo, batampora ikindi, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Suko yari yarangaye, suko atari yabaye mu masengesho, ariko ni package izana n'agakiza. Kandi ntago ibishye, ibabaza umubiri na kamere, ariko nongere nkubwire ngo end result ihora ari nziza. Haleluya, haleluya, ihora iryoshye. Reka turebe Paulo, aya magambo nayo ndayakunda. Mu byakozwe ni mu gice cya 9 umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Utamenya urukundo rwa Yesu n'imbabazi za Yesu wagira ngo Yesu yarabikiye Paulo inzika. Ariko ntayo yaramubikiye. Paulo amaboko ye mu mutwe agomba gukomezwa kuko ibyamusabaga byari byinshi. Erega ibi byose muzi ko Imana ibikorera no kugira ngo imyambi y'umwanzi itazampinguranya. Data warantoza kuko umwanzi we nandasa, ntazambabazi, nta rukundo, azandasa imyambi ye yakumuriro. Iyo rero amaboko yanjye atatojwe mu kwihangana no gutunganywa, imyambi ya sekibi irampinguranya. Abakozi b'Imana beza bahawe impano nziza tukababura, kandi bari gukomera bagakomeza bera benshi. Data bikorana urukundo, ntanzika gufitiye. Umva uko yavuze ku mugaragu we Paulo, byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 15. Ngo umwami aramusubiza ati, arimo aravugana na Ananiya wa mugaragu w'Imana Yesu yasanze akamubwira ko ajya gusengera Paulo amaze guhuma. Ngo umwami aramusubiza ati, muziko yaramaze kugira ubwoba, akabwira Yesu akavuga ati, ariko uwo muntu numvise azonze itorero n'abizera n'abakurikiye ino nzira, none se ndamusanga ngiye ntazanyica. Yesu arimo aramuvugaho rero, aravuga kuri Paulo. Ubwo Paulo ntabyo azi, yahumye ari hahandi ari. Umwami aramusubiza ati, abwira Ananiya ati, genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa, muri make ni igikoresho nitoranyirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli, nanjye nzamwereka. Bibiliya yawe ni kwivuga, nzamwereka ibyo azagira gute, uko azakomera. Kandi yarakomeye Paulo, yarakomeye kugeza aho umushwari bayimukoreshagaho bakayikoza ku barwayi bagakira. Imana yaramukoresheje. Ariko umva uko Yesu arimo avuga.
ngo nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi. Bamuhora iki? Izina ryanjye. Umwete wo kwezwa utubyarira ibibazo. Uko tugize umwete wo kwitandukanya n'icyaha, uko tugize umwete wo kudategekwa na kamere, uko twitandukanya n'inyungu z'icyaha, bitubyarira ingorane muri ubu buzima, ariko bikatubyarira imbaraga z'ubumana no kurushaho gusa na Yesu. Nta kindi ngo azabazira, ngo nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi. Bamuhora izina ryanjye. Kubera iki azatyazwa? Kubera iki azatunganywa? Nuko imbaraga zizamuhagurukira zizaba ari nyinshi. Pawulo yaratwandikiye rero urwandiko rw'Abefeso igice cya 6 aratubwira intwaro z'umwuka. Ntushobora gusobanukirwa buriya bwira ubwo mu mwuka utarahuye n'ibihanda bikomeye by'ubwami bw'umwijima. Kandi ibyo bihanda bikomeye by'ubwami bw'umwijima ntago wabikomezanya umurimo utihakanye Yesu, utaratyajwe. Turi ku rugamba nshuti z'Imana. Ntago ubu umukuru w'ingabo yazikunda cyane akazivuga ati mujye mwiryamira bana banjye harya bw'abasirikare nabo nk'ibyo, ariko nabonye abasirikare bakundana bikomeye. Abasirikare bakuru bakunda n'abasirikare babo bato n'abeskote baba bafitanye bondi ikomeye. Yego nabibonyeho. Hanyuma rero akababwira ati basirikare rero banjye, ubu nta bintu byo kuzinduka, dore hari ikibunda, ni mwiryamire. Ndaza kubabyutsa imvura nihita. Ndababyutsa imvura nihita, ni mwiryamire. Ku manywa nabwo mwana ni weje twagize urugamba rukomeye, ni mwongere mwiryamire. Nta refresha kosi, nta kubatoza. Ubwo abo bantu kumwanzi we atazabura gutera, natera bazarwana uruhe rugamba. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu abasirikare bo ku rugamba ntawungana nkanjye. Tekereza umusirikare ungana nka yaziruka se, agomba gutyazwa, umubiri ukananuka ukuma ku buryo aziruka, ku buryo azikorera amasasu, ku buryo azikorera imbunda, ku buryo ikindi umutima we waratyajwe ku kigero asiga umugore yabyaye, agasiga umwana we w'uruhinja atamwisha izina, akajya kurwanira igihugu. Nukuvuga ngo nta gifatanye n'ikintu na kimwe cy'isi. Basirikare Imana ibaho umugisha. Uzi ko mbese cya cyanditswe kitubwira ngo ntago turi abacu ngo twigenge, cyakozwe kuri bo. Asiga umugore yabyaye akajya ku rugamba atazi niba azagaruka. Yaratojwe. None wowe uri ku rugamba, Satani n'abadayimoni barashinyitse, ibihango byo mu miryango y'iwacu birashinyitse. Twabaye abambere bakizwa, baravuga ati baraducitse barakijijwe, tuzabababaza bicuza impamvu bakijijwe. Baraducitse barakijijwe, reka tubatsikamire ntibasenge badasenye ibicaniro b'imiryango y'iwacu. Hanyuma tukaryama disi tukadamarara. Nta kibazo Imana ifitanye nanjye. Nuko ndi akabebe kayo, irankunda, irandeba nk'akabebe. Urareba iyo ufite akabebe gato ureba uko gahumeka ukanezerwa, gatuza kazamo ukajya ubona nconco, ukabona biteye imbabazi. Ndakabebe mu maso y'Imana, irankunda n'umukobwa wayo. Uko niko Yesu yakijije umuntu wari uhetamye, wa mugore wari uhetamye ngo imyaka 18. Mpora nibwira ko yari umukecuru. Niba yaragize igihe cyo guhetama imyaka 18, wibaza se ko atari mukuru. Ariko Yesu hageze aravuze ngo uyu mukobwa wa Abraham nawe yagombaga gukira uyu munsi. Yesu aradukunda, turi abana be. Ariko kuko turi mwisi itwawe n'undi mutwaro utegeka ikirere, wandi ukorera mu batumvira, utazatubabarira, yifuza ko amaboko yacu atyazwa. Haleluya. Hanyuma bikagira umumaro muri ubu bwami, bikagirira abandi umumaro. Kanivuga ariko nimunseke. Mu myaka itari myinshi cyane ya kera ngitangira ivuga butumwa, hari ibibazo najyaga mpura nabyo, nari mfite ivuga butumwa ngahita ndisubika. Ngewe rutanse ngahita ndyama nk'iyorose. Ariko Imana ni nziza. Erezuma ko nari ntaragira umurimo uhoraho. Tekereza rero pasiteri ufite umurimo uhoraho ugomba kwigisha kandi hagenwe. Agikwitwa n'akabaza akaryama. Ubu mbese uyu munsi ngo nkaba ntaje kugisha. Mbese ubu mukaba mwantegereje muzi ko hari iteraniro n'ijambo ry'Imana, nanjye nkaba ndyamye noroshwe n'ikibazo. Ndashimira umwami wakomeje amaboko yanjye. Haleluya. Azakomeza yawe kuko ibyo uhamagarirwa bifite umumaro kandi birasenya ubwami bwa Satani. Niyo mpamvu rero humura hamwe n'ibikugerageza bitari bimwe, ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Uzakomereshwa imbaraga z'Imana zose kandi uzanesha. Gutunganywa rero kurabiha ariko gufite umumaro. Imana ishimwe. Amen. Ntago rero Yesu yarafite inzika kuri Pawulo. Ndashoje none nyagusoza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12. Ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 4:12, reka mbasomere uyu murongo muri 2 ijambo ry'Imana wanryoheye. Ngo shuti nkunda, ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo. Uruganda ngo shuti nkunda, ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo, ngo mumere nk'abagezweho n'ikintu kidasanzwe. Uruganda rukazwe rw'ibigeragezo. Umva uruganda kuntu rumeze.
niba barimo gukora jus, hamwe baratonora bakureho, barimo barakora jus ya orange, hamwe baratonora bakureho ibishishwa. Ibyo byose birakorwa n'icyuma kirakata ngo paf paf bakureho ibishishwa. Bagera ahandi bagomba gukanda bakande, bagera ahandi bagomba gukuramo utubuto bakuremo, bagera ahandi bagomba gushyira mu icupa bashyireho, bagera ahandi bagomba gushyira agapfundikizo bashyireho. Umva uko Bibiliya yatubwiye ngo shuti nkunda ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo. Mbese rutansi ashobora guca mu ruganda, uyu munsi yakuweho iki, ejo yakuyeho iki, uruganda rurakaze rw'ibigeragezo. Tuvuge noneho niba ari ikintu gitatse, ari ikintu bazadekora mu nzu kiri mu ruganda, ni ibumba riciye hariya hambere, kandi ubwo ni mu muriro bari haye forume, rivuye hariya forume ya mbere igondoye akajosi kugira ngo bazagatake neza. Niba ari ikintu kizajyamo indabo kivuye hariya bagishyizeho dekorasiyo baragishanya, ubwo bose niko barimo kukijomba, ari igitaka cyaba cyatatse kirakomeje, baragitwitse cyane kugira ngo kitazameneka ubusa. Kigomba kuba ari ibumba rikomeye kugira ngo ritazameneka ubusa. Burya ibikomeye nibigira agaciro ni nako biba byaratinze mu muriro. Hanyuma rero uyu mugaragu w'Imana aratubwira ngo shuti nkunda ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo. Ngo mugomba ubwo no kuvuga ngo tidwa ngo you must, ugomba kubicamo, ni package y'agakiza. Mbega ibintu Mana yanjye. Ariko buri Imana izigiye ibizanira, ndimo ndibwira ngo hariyo mbyumva nyikizwa nta wamenya. Ngo shuti nkunda ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo ngo mumere nk'abagezweho n'ikintu kidasanzwe. Burya ngo birasanzwe, mwabyumvise namwe? Ngo nimumere nk'abagezweho n'ikintu kidasanzwe. 13 muri Bibiliya yera ngo ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, ngo kugira ngo muzanezerwe mwishimwe bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo. Ibi ngibi ushobora kuvuga ngo se ko ntari mu gihugu kirimo persecution ko ntari, ariko burya imbaraga zikurwanya no kugira ngo udakomeza urugendo rwo gukiranuka. Niba wakoraga Imana no kugira ngo udakomeza gukorera Imana, urimo urahorwa izina rya Kristo. Udakomeza uwo mwete wo kwezwa rutangiye kugira, udakomeza iryo shyaka ryo kuba muri by'Imana warutangiye kugira. Ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ibyo rero bizana itandukaniro. Umwuka w'ubwiza bakuru no muntu waciye muri uru ruganda. Niyo mpamvu uzamubona n'ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana kuri we, kuko umwuka w'ubwiza aba deposit kuri we. Ngo ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi. Reka dusengere muri iri jambo dusoze. Ku murongo wa 19 muri iki gice cya Petero 4:19 aravuga ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Abarimo guca mu ruganda rw'ibigeragezo barimo kubabazwa nk'uko Imana ibishaka, kuko yabyemeye nubwo bitayikomokaho, yabyemeye ngo nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Kubera iki? Akenshi mu kugeragezwa gukora neza turabireka, kuvuga neza turabireka. Imana itugirire ubuntu. Wibuke imbaraga zitagira akagero zicana nawe muri ibyo. Wibuke wa mwana w'Imana wa kane Nebukadinezari yabonye babasore bari mu itanura ry'umuriro. Wibuke ko agihari ku bwawe. Ukomerere mu mwami. Niba waratangira urugendo, waragize umugisha mwuka wera akamurika muri wowe, ugatsindwa ukamenya ko uri umunyacyaha, ukizera umwana w'Imana, ukihana ukababarirwa, ukaba urimo ugira umwete wo kwezwa, yambuta imera kugutsindishirizwa, ukaba urimo ubigirira umwete. Humura, ari kumwe nawe. Humura, ntazagusiga wenyine. Bibabaza umubiri na kamere, ariko nongere nkubwire ngo umusaruro wabyo ni mwiza. Wigeze wumva Pawulo aganya? Reka da. Kandi Yesu yari yarabivuze ngo nawe nzamwereka ibyo azababazwa ku bw'izina ryanjye. Muri gereza kubiswe yararirimbye, bamuteye amabuye bamukurura na hafi yo gupfa, yavagamo agakomeza ubutumwa bwiza. Arimo asoza ingendo atwandikira atubwira ngo yarwanye intambara nziza, yarinze ibyo kwizera, hasigaye biki ikamba ry'ubugingo. Ngo si we wenyine gusa, nabakunze kuzaboneka ku mwami wacu Yesu Kristo bose. Higeze aganya. Niwe watubwiye bya bindi byo kwishima mu rwandiko rw'Abafilipi. Mwishime iteka. Nongeye kubivuga ngo mwishime. Bira si ibyo yivugisha atabifite. Ntushobora kwandika ibintu udafite. Ahubwo bwa buntu bw'Imana, kwa gukomereshwa za mbaraga zose byari mu buzima bwe, hamwe n'iyo mibabaro.
iyo yajyaga kuvuga aravuga ngo ikimuhangayikishije umutima we si ikindi nayo matorero yatangije hirya no hino, kuko yabaga ahangayitse ko hatazaza izi nyigisho zibasubiza mu gukizwa n'amategeko, hatazaza ibirura mu ntama bikayobya abo yari yabwirije. Nicyo cyari gihangayikishije umutima we. Nyamara Yesu yaravuze ngo nzamwereka ibyo azababazwa ku bw'izina ryanjye. Hariya yandika ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ibyago, amakuba, gupfusha, kaga, kuba mu makuba, yabagaze ibyo avuga, ariko akomezwa n'umwami, kuko umwana w'Imana atajya dusiga. Uko yari mu itanura ry'umuriro ari uwa kane, umwami akarunguruka avuga ati mbonye mu wa kane, arasa n'umwana w'Imana, ari kumwe natwe mu matanura atandukanye, ari kumwe natwe mu bivugika n'ibitavugika, ari kumwe natwe. Abarimo baharanira kugira umwete wo kwezwa, abarimo baharanira kwigana Imana nk'abana bakundwa, ari kumwe natwe, ntadusiga. Ababereyeho ko icyubahiro cy'Imana kigwira, ababereyeho kwamamaza ubutumwa bwiza, ababereyeho gutera abandi gukizwa, abifuza kudatukisha izina ry'Imana, ari kumwe natwe inshuti z'Imana. Data, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba. Twumvise amagambo akomereye imibiri yacu, akomereye kamere yacu. Dushobora kuba turimo no kuyavuga. Hari abakobwa bawe n'abahungu bawe barimo guca mu bihe bikomeye tutabasha kumva banabitubwiye, ariko wowe ubasha kubizumva, mwami mwiza. Ubasha kumenya eta y'imitima yabo, ubasha kumenya uko bameze mu miryango yabo, ubasha kumenya uko ubuzima bwabo bumeze. Wowe ubasha kubyumva, mukunzi mwiza. Ariko watubwiye ngo ujye udukomeresha imbaraga zose, ububasha bwose bw'Imana. Ndakwinginze ngo bakomereshe imbaraga zose, abagorewe mu rubyaro, abagorewe mu rushako, abagorewe mu butunzi, abagorewe mu mibiri yabo, nyaguhora ku ngoma, barimo gucishwa muri uru ruganda ngo tugomba gucamo. Ndakwinginze kubw'imbabazi zawe, reka bumve ubuntu bwawe uyu mugoroba, reka bumve imbaraga zawe uyu mugoroba, reka wa mwuka w'ubwiza ubatwikire, cya cyubahiro cyawe kibabeho, maze baneshe turushaho gusa nawe. Reka mwama bari barimo bakwepa bacika uyu mwete wo kwezwa, kuko bageragerejwe mu kazi, bageragerejwe mu buzima, bagashaka kwicira utuyira tw'ubusamo. Ubaho ubuntu bwo gukomeza imbere mu kwezwa, nyaguhora ku ngoma. Ubaho ubwo buntu Uwiteka Mana Nyiringabo, bigira imbere barushaho gusa nawe, ntibagamburure mu byari birimo kubasaba ngo nibo bakore nk'abandi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubaho ubuntu kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira kuri uwo kwizerwa. Wewe watangiye umurimo mwiza muri twe, n'ukururu wo kwizerwa. Waduhaye agakiza utatugishije inama, utugirira ubuntu, dukura mu irimbukiro, uratwimura, udukura mu bwami bw'umwijima, udutwara mu bwami bw'umwana wawe ukunda cyane, ubwami bw'umucyo mwinshi. Warakoze mwami w'abami, wewe watangiye urugendo muri twebwe, uri uwo kwizerwa. Ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice, urimo uradutunganya. Erega kubera kuzamurika itorero ritagira umunkanyari, ritagira ikizinga, ritagira inenge, uko ni kuri muri dutunganyiriza muri uru ruganda rugoye mwami w'abami, kugira ngo uzatumurikire Data tudafite inenge n'umunkanyari. Ndasabira bera bumva ururimi mvuga, ndasabira bera abo hirya no hino ku isi, nyaguhora ku ngoma, abarimo guca mu bikomeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka imbaraga zawe zibakomeze, reka bari barambaraye bongere babyutswe, reka bari bacogoye mu gusenga umuriro wawe wongere wake mu mitima yabo, abari bacogoye mu kugukurikira mu rugendo bongere bagwize imbaraga zawe. Ndagushimira kuko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ari kubw'umwuka wawe muri twe. Urakoze kutajya usiga abo wahamagaye, urakoze ko watangiye umurimo mwiza muri twebwe, uri wo kwizerwa. Turasengera bera mwami w'abami wakoreshaga mu mirimo y'ubutumwa bwiza, mu mpano nyinshi Uwiteka Mana Nyiringabo, barambarariye hirya no hino mu makwe tutazi, bacogore hirya no hino mu ngo zabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka imbaraga zawe zibegure, barihishe, barashobewe, babuze icyo bavuga. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka imbaraga zawe zibabyutse kandi zibakomeresha urugendo. Urakoze mwami w'abami, wabivuze kuri Pawulo, ubivuga utamwanze, uravuga ngo ni igikoreshwa witoranyirije, uzamutuma kuba kubatware ku banyamahanga, ngo ariko nawe uzamwereka ibyo azababazwa, bamuhora izina ryawe. Ntiwari umwanzi Uwiteka Mana Nyiringabo, niko abahungu n'abakobwa bagukorera, atari ukubanze mwami w'abami, ahubwo uraryaza amaboko yabo kugira ngo babashe gufora imiheto, kugira ngo babashe kurasana n'umwanzi. Ngo dore arazenguruka ameze nk'intare yivuga, ashaka uwo yamira bunguri, ariko n'udutyaza ntazatumira. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubegure izo ngabo bagenzi bacu, ubegure abo basirikare duhuje urugendo, ubegure Uwiteka Mana Nyiringabo kubw'imbabazi zawe. Abari bacogojwe n'imibabaro n'amagambo n'ibintu bitandukanye bitabasha gusobanuka, ubegure kandi ubakomeze kubw'imbabazi zawe. Kandi mwami mwiza, turasengera abasanze bari hirya y'inzira,
batarigeze batangira urugendo, babisamiye hagati, ntibazi umunsi bigeze batsindwa ngo bamenye ko ari abanyabyaha bakeneye imbabazi z'Imana, ahubwo binjiriye hagati babwiwe ibyo utanga, bakwitaba bagira ngo bibahe, ariko ntibigeze bimenya nk'abanyabyaha. Ndakwinginze Mwami ngo nabo bahitangiriro rishya kubw'imbabazi zawe, kuko ngo wifuza ko abantu bose bamenye ukuri, wifuza ko abantu bose bamenye ukuri kugira ngo batarimbuka, kuko ushaka ko abantu bose bakizwa. Urakoze Papa, izina ryawe ndihaye icyubahiro, uri uwo kwizerwa. Turagushimira umurimo mwiza ukoze muri twebwe, turagushimira abo bose bamamaza ubutumwa